sandore kotarebo bavuze ngo igihe cyo gushakishwa ntabwo bazababona, ntabwo bihari. Hari ukuntu abantu banga kuza nawe diyasi hari, ariko barore kandi bari bazi ibisubizo bitakosa aho bitahuraga birahuye, aho bitarenganiraga birahuye. Reka ngira ibanga sibyo nukuri arakora. Haleluya, haleluya. Vanaho nta kibazo. Shaka uko cyangwa ntabwo ushaka, urabushaka zenguruka ikijyane gatatu rukanga cyane inshuro eshatu rukanga iruka mwizina rya Yesu, inshuro eshatu rukanga mwizina rya Yesu, rukanga yoriyanga rukanga mwizina rya Yesu. Kirabaza ngo kipange sawa sawa. Mubwira ngo ibintu bitamenyerwa. Mubwira ngo muko ntago bahamenyera ntabwo bakinira. Uyambariza kwishinga ikakwanduza ifu. Wayambariza kuruse. Ibintu witakabwira. Ngaho bivuze ngo hari Imana yavugaga cyangwa abahanuzi bakandika cyangwa abanditsi nabo bakandika. Hari Imana igiye kuvuga ubwayo. Bese torero
ujya wibuka ko tuzaturwa tuyoboye Imana aho ujya wibuka ko tuzaturwa mbese torero aho ujya wibuka yuko tuzaturwa tena haleluya kiravuga uyu munsi nawe Imana iragutungura mu mugisha wawe mubwira ngo Imana igutungure mu mugisha wawe tuvuga ngo amen Yesaya 45 ngiye guhanura Yesaya 45 twahageze umurongo wa mbere avuga ngo iki umuntu wajyaga wiga akagera ku ishuri bari dusomera nta kibazo aravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro Bibiliya iravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Moses uwo yimikishije amavuta ibi ni byo Uwiteka Imana ibwira Pasiteri Aime uwo yimikishije amavuta ahantu hari Kuro uza kuhavanamo ushyiramo izina ryawe reka nsubire ahantu hari Kuro muri uyu mugoroba uhavanemo ushyiramo izina ryanjye ryawe ibi ni byo Uwiteka abwira ngaho bivuze ngo hari icyo Imana yavugaga cyangwa abahanuzi bakandika cyangwa abanditsi ubwabo bakandika hano ni Imana igiye kuvuga ubwayo hari ibitabo byanditswe n'abahanga Pawulo amaze kwandika ariko bivuze njyewe na Pawulo aya magambo ntabwo ari umuntu wayanditse nta nubwo ari ikintu cyari kibaye oya ntabwo ari inkuru ahubwo ni ibyo Imana iri kuvugana n'ubwoko bwayo uritonda rero uraza kwitonda kiravuze ngo gipange sawa sawa mubwira ngo hari ibintu bitamenyerwa mubwira ngo umuko ntabwo bahamenyera ntabwo bakinira uyambariza ku ishyiga ikakwanduza ifu wayambariza mu rusengero ugahabwa umugisha w'Imana umugabo wose wayambara nta cyerekezo afite Imana itanga icyerekezo ibyo ni byo Uwiteka abwirane rero ndi guhanura ngiye kurwanya ikibazo ngiye guhita soza dufite ibyo abasenyi bagiye batubwira ntibyasohora dufite ibyo abashumba abaswiti n'abashumbe batubwiye ariko mu gitondo birahinduka ariko nibyo Uwiteka abwirane nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta akamufata ukuboko kw'iburyo akamuneshereza ijambo bita kunesha murabizi kune abapagani bakane abarozi bakane ariko Imana igira ibintu ikubita inshuro muri uyu mugoroba igira ibintu ivanyeho igira ibintu ivanyeho ibi ni byo Uwiteka abwira Jose uwo yimikishije niba utakiza n'ibyo n'akazi kawe uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo biravuga ngo niwe wafashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga muri imbere ngamuneshereza amahanga
batatu ngo uyu munsi uko waje urataha Imana igutegereje. Uyu mugabo n'umushyitsi nibwo bahuriye hano uyu munsi. Si ubwa mbere duhuye. Amanura ibiri byo vuga ngo byo. ahoramo none se ntiyahanuye amakamera hano. Urasa muzi ko umuhanuzi bwahise gusora byatangiye. Nose si umuhanuzi. Imana yifuza itanga ikimenyetso ikerekana ko ari yo iri kuvuga. Iyi ni Imana ivuga. Iyi ni Imana iragutera. Wowe ushaka gukina uzakina n'amajipo ya mama wawe na nyogosenge, ariko ntuzakine n'imbaraga z'Imana. Wowe niba ushaka gukina no kumenyera uzagera iwanyu wawutaha, ariko nugera imbere y'Imana ntuzahakinire. Imbere y'Imana nta mikino ibayo, habayo ibyiza gusa. Papesa kwa papa kukimbere inzugi z'imiringa y'ibyuma. Hari ibintu bimaze iminsi byarakuzingiyeho, ntabwo ugira ahantu wamenyera na hato. Umva igisubizo cyawe cyane amarembo azayakingura, yibwiriza by'ibyuma azabicaba. Biravuze ngo hari ibintu Imana iciye bakamubona kubera wowe. Hari ibintu Imana iciye, hari ibintu Imana iciye uwakurosa agaruka kuroboka.
bazize nibo bazi tekinike bakoresheje bagaruke bongere bahagufa. Iyi Mana nta mikino ifite, ntayo. Imikino yo gukina n'abatemera n'abatizera ntayigihari. Aho abantu pasiwadi barayifite, bo bagomba kujya no kwiyemeza ngo baroze imicyoya. Nibagaruke bongere bagire bate. Yesu ngo ageze kwa Lazaro ngo asanga yapfuye, ngo asanga bamuziritse amaze iminsi ine. Baramubwira ngo umwami aranuka. Yesu arababwira ati ndabizi, abamuziritse bagaruke bagire bate. Nibo bari bazi uburyo bakoresha tekinike yo gushyiraho igitabo. Icyo ni cyiza. Nibo bagishyizeho Yesu atababwiye. Hari ibintu badukoreye Yesu atababwiye. Mubwira ngo iyo niyo ngingo ikurengera. Ubundi iyo bakuvuga wenyine ntacyo byari gutwara. Ikosa bakoze bakuvuganye na Yesu. Murozi kuroga nta kibazo yaroga n'udakaro. Ikosa rero ni uko bakuroga uri kumwe na Yesu. Ubwo ntabwo yabyemera. Ntabwo abyemera. Ntabwo agira gute. Umurozi wakurwanyije, umurozi waguhigaga ntabwo ari inyuma gusa, nta nubwo ari toba gusa. Noneho agaruke kuko sisiteme yakoze yongera yikore ubundi iyo ukina n'abadayimoni barakwanduza buri munsi. Hari ibintu bitari mu mikino. Kiravuga ngo iyo tuba tutanafashwa abadayimoni bakurimo n'inkoni zizaba kugira kuko twarababaye twebwe twarababaye igihe kirekire cyane. Kiravuga ngo twarababaye. Kiravuga ngo n'agahinda k'agasiri mu Mana ntagahari. Ntabwo ureba umuntu utari kwikiriza mbere ntabwo ari umusirimu, ahubwo ni ibibazo byenda kumuhitana. Ariko iyo abantu bazi Imana yabo nibamara gukomera bakora ibintu by'ibikirwa. Pawulo yaravuze ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo ugize gute uri muri njye. Yesu aravuga ngo uba muri njye, amagambo yanjye akaba muri we. Asabe everything you do, asabe icyo ashaka azakibona. Waje gusaba ntabwo ibibazo ntabwo bisaba tarabu. Waje gusaba icyo waje gusaba cyose, icyo waje gusaba cyose. Haba indwara yakira, haba akazi, haba ibintu byose, icyo waje gusaba cyose. Kugira ngo uze ngo ndacyakiriye, mubwira ngo ndacyakiriye, mubwira ngo ndacyakiriye. Ucyakiye natere haleluya eshatu mu izina rya Yesu. Mbona muzamutse sikariye zirindwi, numva umwuka w'Imana arambwiye ngo kuva uyu munsi wa none hari indi revo Imana ibateretseho, hari indi revo, hari urundi rwego Imana ibateretseho ku rwego rudasanzwe. Sepokareboshanorere kandi Imana itanze igisubizo vonitakosa. Aho bitahuraga birahuye, aho bitaremereraga biremeye, aho bitarigera biremeye birakunze. Repositarekwe Imana iguhaye kuruhuka, kira kuruhuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Hasi Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Yavuze Imana umuhaye ibyo gukora byemera, uvuga ngo Imana ibikora byemewe. Imana igeza gute? Imana igeza gute? Kifuzo cy'abapanga kibayusa. Bari bazi kugiye gukorwa n'isonga. Barataye bintu bitandukanye. Ikifuzo cy'abapanga
kira imana igahabwa icyubahiro ikagira ariko mama mushobora wazabanye n'ibitambaro by'ababyeyi bambaye ukareba niba nta mvuvu zirimo zitumuka tukareba niba ari umurokore koko oya ni abasirimu n'abasirimu ni ukujya imbere y'imana bitangiye tuvuge ngo amen kuba smart imbere y'imana birafasha amen wowe umuntu aguhaye ibihumbi 5 bamubwiye kugura ibimene by'intoryi ngo by'itomati aba badayimoni bazapfa ryari genda ugura itomati nzima ugura inyama nyanyama apana ibintu by'amagufa n'ibinono mwamenyereye n'izina rya yesu ubundi cyane abantu baryaga ibinono sinzi ibinono byavuye abantu baryaga inyama bakazirya bakazihaga iyi mwuka ni w'abadayimoni tugiye gufata umwuka w'abazimu kutajya tukwambara mu izina rya yesu hari abakundikira urumama mugire amahirwe muza kuryohera mwumve rero babwire tugiye kudekarara kanani yacu uburenganzira bwacu twagize gute twabujije ubuze kuba wemerewe ikintu ntukibone kandi ugize gute ucyemere tugiye kuba mu mana muri aya materaniro amahirwe umuhanuzi yahanuye amahirwe yacu agere gute amahirwe yacu asa iyo udafite amahirwe uburwayi bugufata uko bwishakiye iyo udafite amahirwe n'ibyo basohoye mu nzu ni wowe kandi ufite ayo kuyishyura urumva ako gasuzuguro none ukarwa wiganyiritse ngo nayabonye ngo none se ngo ndenzeho mu izina rya yesu katika jina la yesu njye naramubwiye nijyagira ngo ndari inyama mfite ibihumbi 90 ndimo kwishyura nzavanamo 10 ubujyanye 80 ubundi nzari gushakira hafi ya 90 n'iryo 10 rizaza njyewe nari inyama imana ikunda inyama bwira wese imana ikunda imana ikunda Biblia ngo kandi nabe umwatanga ibishimbo n'ibishuko imana igira ita imana irabyanga abadiyakoni mufitishije no kujya kumushuka mukajya mushyira isake bimushyira inyama ariko ubundi usibye kutubaha imana nta muntu usobanura agatangiye birananditse muri Bibiliya none no kwiremba rya Yerusalemu zabaga zitogota zira niyo mpamvu muhura n'abantu babesikoroka bababeshya murabyumva uri kubyumva se ugahura n'umuhanuzi akakubeshya kubera ko afite umwuka nyine w'inzara ubundi nta muntu ujya kumuhanuza atajyanye itungo ntabwo bibaho wowe uribwiriza ukagira gute ukagira ibyo ushoboye ntabwo imana ikiririkana ntabwo ikiri imana igira wabyumvise ibyo ushoboye nibyo ugira gute ariko umuhanuzi umwana ugiye kwa mushumba njyanye iki njyanye itungo kwa mupasiteri njyanye iki njyanye itungo none wowe nutarizana nuhura n'abesikoro bari hanze wazakubwira ati ravuze noneho urama 500 cyangwa miliyoni kandi umurango wo muyafite mwayaza simuyatanga kandi bari kubabeshya bari kugira bate mwaje mugakorera imana ati imana itabeshya imana ikwakira uko umeze ntabwo imana igira ibiciro runaka bwira muze ngo korera imana muzagira korera imana muzagira uriye kuva kare kandi icyo ushaka urakibona hereza imana icyubahiro ejo ni kwa kangahe hari na ndetse ufite cyangwa utagitega ikibazo nta gahunda ufite ejo uzajya utabara umuntu wagize ibyaha inyamata ukijya kumutabara ariko ejo uzakira telefone y'umugisha kuko ejo hari igitangaza imana iturikije wacyumvise hari igitangaza imana igize gutanga mbona izina zaba ziri konekite no hanze mbona hari ikintu uvanye hanze imana irakiguhaye imana yambwiye ngo senene poshandore posikitareba hari umwana wawe ugiye kugutuma ugira umugisha w'imana mbonye hari imodoka imana y'imodoka kiramuza mu cyaro wowe cyuka imana izakora ibitangaza mubwira mu cyaro mubwira mu byaro ariko niba biga hada niba biri ni batatu uzabyara ushoboye kugira ngo
ikibazo hari situation kidasanzwe gikomeye uyu munsi kivugira imana yamaze kugira umuntu udasanzwe iramye ngo amatara yari yarazimye abarozi barayazimije bahagaze ku mpande zose hari umuntu muturanye hafi ndimo ndamureba najya mukunda imana yambwiye ngo taporebo uriya murozi imana imukoreye akarasisi igutambagirije mu marembo ye kuko ibonye nta byiza wabona ibikoreye noneho mu marembo ye imana yambwiye amarira yawe yose irayasubije ibyo wariraga byose birabaye bikomera cyane imana irakuzamura ku rwego rudasanzwe irambwira ngo humura ntabwo uzongera n'umunsi n'umwe kurira usibye amarira y'ibyishimo byonyine nibyo imana ikoze seneto isatara boza norebera imana igushizeho igikundiro ejo abantu muzabura hari igikundiro cy'imana kidasanzwe ubwiza bw'imana burabajyana kuri wowe ku buryo hari n'ibyo bazajya bemera bagasigara ariko umuntu akomerera ikintu agasigara ameze nk'ideni kandi utabimutegetse akiza tokisara boshandore seneta haleluya imana ikwambitse umwenda w'icyubahiro nta muntu uzakuvanaho kandi imana igushyize ahandi hantu hadasigaye bifata mu biganza bya mapasi irukaga cyane mubwira ko azagora azakuvugisha mubwira muri iki cyumweru azakuvugisha iyi modoka ugiye kujyamo n'impano ugiye guhabwa ivuye mu kiganza cy'imana komera imana amashyi abantu bari bishyura ku isi nibo bagiye kandi n'umugore n'umugabo ni kumukambira uretse ko nabonaga bari gutandukana ninde ubakundaga bahamagara cyangwa ubwo mama bishop niwe mutabyaza bwira ngo izo imana ikore igitangaza mubwira ngo imana ikore imana igira ite ikore igitangaza haguruka wowe marinete wowe yego wowe ihute cyane ihute cyakabiri hari ikiganiro ufite imana irakikwambaye ihuje n'abantu bazima we abantu bagira n'abakurwanya barwanya umugisha wawe bakugendaho gusa tu imana abo bantu bavanyeho igukonekitinze n'umugisha w'imana yagabane kubwira ngo uyu munsi umwuka wakurwanyaga kutazamuka wagira ngo ukiza n'ubu no gukomera bikanga bikikunda hasi imana ibivanyeho iguhaye amahoro n'ituze akira kugirirwa neza n'imana mu izina ryawe ikumaze n'abagize bate tati imana irakurinze kandi uburinzi bw'imana bukuriho hari amaso yawe hari ibyiza agiye kubona mu maso yawe iracyakurinze ubutsinzi bw'imana bukuriho ntabwo wenda gupfa oya uracyari ugomba kubaho kuko imana iguhaye uburambe abantu bamwe barapfuye abandi barazasenge abandi byarazanze wongeye kongera kubaho ubaho kuko wongere ubeho imana irakurinze akira uburinzi bw'imana mu izina rya yesu amen komera imana amashyi mu izina rya yesu ndakubwira ngo uyu munsi iri joro ryakeye ryakubereye rirerire imana irambwiye ngo iguhaye guhozwa amarira n'agahinda ibihe urimo ntibyoroshye ariko umwuka w'imana nawe ngo nikubwire ngo akuvugiye ibihe wari uhagazeho akira ibihe by'imana mu izina ryawe harabirasha turi kuza mu izina rya yesu imana yambwiye ngo nikubwire ngo hari umuntu wagize ibintu aguhereza uranyumva ibyo bintu amaze kubiguhereza ntiwabimenye warabimuye ubinywa mu cyo kunywa
mwuka w'Imana arambwira ngo munda yawe ntabwo umeze neza. Irambwira ngo nikubwire ngo kuva uyu munsi ntabwo uzongera kuribwa mu nda, izo mbaraga z'umwijima zose zivuyeho. Kandi Imana irambwira ngo nikubwire ngo kuva aka kanya imbaraga zose yagushizemo zose zikuvugwa mu izina rya Yesu. Buri mbaraga zose, 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 buri mbaraga zose nizikuvaho mu izina rya Yesu. Akira umukiza uva ku Mana, kuko Imana irakuruhuye, kuko Imana iguhaye umure. Sene kotale boshandore bosita kota kapito kotaregre sene lebo kako lebo. Wabyumvisha? Wumvisha ubona visa ariko igenda ntugaruke, ukazagaruka igihe kigeze uje gusura abantu. Numva umwuka w'Imana ambwiye ngo araguconnectinze. You are connected. Imana iguhaye connection. Izari zihari nazikiba ariko n'umuntu twe duhura n'ibibazo abantu bakatwemerera ibintu ntibabikore mu gitondo. Imana irambye ngo iremye ibindi bishya, kuko Imana iguconnectinze. Hari ahantu heza Imana igucometse kandi akariba kawe kari karahagaze. Imana ifashe irindi riba irarisuye, irarisanzabuye. Iryo riba rizaba rifite imbaraga. Bibiri n'abantu iryo riba riba ryiza cyane kuruta irya mbere, kandi bene abo bantu bafite inyota bagaze kuri ryo baranywa bashira inyota. Imana iguhaye iriba ridasanzwe. Mbonye iryo riba rizajyaho n'abakomeye n'aboroheje. Umwuka arambwira ngo umuhamagaro na vision yawe Satani ashatse kubikubita hasi biramunanira, biracyazunguruka ko byaranze. Irambwira ngo iyo vision yawe iracyahari kandi igiye connectinga ahantu. Mbonye hari izandiko wandikirwa zidasanzwe. Mwuka arambwira ngo iguhaye ibyemezo bya nyabyo. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Wowe babwiye ikibazo cyo kuvana utakuka sanga mama pastor yihute cyane yirukana uteranira he usengera he beti sidashaje. Imana ijya gukora igitangaza. Ndumva uzaza gushima ahangaha ko ni Imana igutabara. Mujya mwibuka gushimira Imana yagigira gute? Imana yizite aho yagizite. Imana yambwiye ngo ngubwire ngo usibye kuva byo nyiri umukozi w'Imana yahanuye, ariko urutubonye ruri mu isanduku, mbona isanduku iramenaguritse. Imana irambwira ngo iguhaye ubuzima burambye. Nta buzima wari ufite, Imana irambwira ngo ngubwire ngo akira ubuzima bugeze bute burambye mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Wowe mama Rinette haguruka w'inyuma rambura ikiganza cy'ibumoso vuga ngo uyu munsi Imana imvana impanuka yo kubura aka kaboko. Urugingo rwanjye rwose ntacyo rusaba, ndi kumwe n'Imana ishobora byose, kandi Imana ni umutsinzi. Iransindiye, nakiriye ubuzima, nakiriye amahoro. Komera Imana amashyi, Imana ikoze igitangaza. Komera Imana amashyi. Ishara Imana mbwiye nzanira udutebe tubiri hano, muzanira udutebe tubiri hano. Ugira vuba cyane, gira vuba segeranye nta kibazo. Zino ntebe segeranye Imana mu izina rya Yesu. Wazishyize aha neza se zishyira nta kibazo. Chemezi yego ngiye guhanura uko negetswe n'umwuka w'Imana. Komera Imana amashyi tubashije. Tuvuge ngo amen. Bwira mugezo tugiye guhanura abantu bikonegite. Fata madamu wawe muze kwicara kuri zina. Uko mubyumva nuko mubishaka.
muri ko bareba abashumba banyu neza nkababonye muri ko bareba abakunda se bitari amagambo bagira batya turebe. Hari umuntu umuteye haleluya ni ubakunda ndumva mwamubonye abantu bishimiye amavuta y'abashumba banyu muteye haleluya mwese uzitonde cyane amacaca mubarizwamo cyangwa tubamo uzi kubona umugore n'umugabo bashyigikirana mu murimo w'Imana nugira ngo amavuta bagiye kwemera uzabwiriza umugore wawe yicaye hariya atere haleluya tuzakwemera cyangwa uburigize gute birabuza ngo muri connect cyangwa ubwiriza umugabo wawe yaje ahari turebe ukuntu aba yifanye umwe arabwiriza undi agafasha undi akabwiriza undi akagira ate nuko bari Imana bashyirwa bahereje mu buzima. Imana yabwiye ngo yatanze itangazo abantu ntibaryumva. Imana ituranye namwe iri muri mwebwe yabwiye ngo icyo mwebwe mwashaka cyane icyo cyose mukacyatura ku muntu bizamugendekera uko nguko. Numva ijwi rimbwira ngo nimbabwire umuntu wese uzabisubiza umwe muri aba bashumba aba mama pastor cyangwa pastor wowe uzajya uza wikonekitinze biwuje bigize bite biturimo uva mu nzanye uburwayi n'imyemerere urahita bugira butari umwuka arambwiye ngo aba bari mu cyimbo cy'Imana hano umuvuga uzamuvuza Imana ugira ibyo uvuga by'izina uzamuvugira neza Imana niba umushyigikira ushyigikira Imana niba utamushyigikira urwanije nde. Ndagira mbabwira ngo amavuta y'aba bantu ntabwo akinishwa uranyumva. Hari abagiye bapfusha abandi barapfa kubera kumenyera iki igihe cyageze cyo kugira ngo abana b'Imana bahagaze neza bari kuri aya mavuta neza bahabwe ibyaha bahabwe abantu baruhanye namwe niko Imana yambwiye ngo igiye kubakubira inshuro 7 kuko baruhanye namwe barabafashe babagumaho babagirira murakorana birangirana nibabwira ngo amasengesho mwabasengeye ayo masengesho Imana yayasubije mu izina rya Yesu. Buri muntu wese uzi yuko itorero riri inyuma neza torebosandore kotarebo bavuze ngo igihe cyo gushakishwa ntabwo bazababona ntabwo bihari. Hari ukuntu abantu banga kuza na audience ihari ariko bakazi n'izitari biramuze ngo dufite amaboro hano dufite boro batonda ibiganza vuga ngo mwami Yesu abashumba bacu dukunda cyane turi inyuma bakadushumba ubahereza umugisha ubahereza amahoro ubahereza kuramba ubahereza amafaranga ubahereza ubukire bwinshi kandi natwe ibyo ngibyo bitubeho uduhereza umutima wo kububaha no kubakunda no kubumvira kuko ku munsi w'amateka tuzanyura imbere yabo. Urakoze Yesu uduhereza uwo mutima none n'iteka ryose amen. Haguruka ufata kano kakatambaro cyangwa kakameshwari kamwe kari nawe nyine haguruka nivuga ngo ugiye guprotokora pastori nawe protokora mama pastori murabijya kubicaza hari icyubahiro cyane kigomba guhita gitangira kuko mwaravunitse Imana ibaha icyubahiro cyawe bagomba neza mubahagurutse neza mugende mubicaze mubakoreye Imana uzakorera n'iki niso haba mugende mubicaze neza kipange sawa uko bigomba kugenda. Haleluya. Akomaziraho n'abahagarara hariya hagararaho ndaza gusoza mugihagaze aho ngaho
abo bagomba kujya bacungirwa n'umutekano byaba na ngombwa. Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana amashyi nawe uvuga icyubahiro cyanjye cyari cyaratakaye. Imana igira gute? Imana ishikamye. Bwira abantu babiri Imana igusubize icyubahiro cyawe. Mubwira Imana igusubize icyubahiro. Mubwira Imana igusubize icyubahiro cyawe. Mama, Imana iragusekeje ku rwego rudasanzwe. Yagabonye ngubwire ngo noneho ntabwo uzongera kurara uri kurira cyangwa gusa icyerekezo cyangwa gusa uko ubigenza. Imana yabicometse ukabwira bicometse. Imana urabyumva cyane. Abandi bashashe kora mu biganza bya mopasi ikuvanyeho ibintu bimeze nk'intego. Izo ngizo Imana irazishinzwe. Reka Imana irayihenze. Haleluya. Kuzaza zigutera ziguhagurukiye ntazo uzabona nta n'izindi zongera kwicaramo. Ikindi cya kabiri, reka ngira ibanga si byose kamusigira Sarakora nukuri arakora. haleluya haleluya amen. Nibiduca intege zogera ku cyo yavuze, zogera naho yambwiye kuko Imana Ari umuntu kibesha, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. mwebwe numvise ijwi rimbwira ngo kandi Imana ishyize mu mahoro abari bamaze iminsi nta mahoro bafite. Kandi Imana yamwe nimbabwira ngo uyu munsi wa none ubabere umunsi w'ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwanyu, kuko mugiye kubona imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Iyi ni Imana ikora, ni Imana ivuga, ni Imana inesha, ni Imana isubiza, kandi ni Imana twiringiye ntabwo tuzakorwa n'iki n'isoni. Vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none kora igitangaza ku buzima bwanjye, kora igitangaza ku rugo rwanjye, kora igitangaza kuri bizinesi, kora igitangaza mu bushomeri, kora igitangaza ku bukumi bwanjye, kora igitangaza ku busiribateri bwanjye, kora igitangaza ku bana banjye, kora igitangaza ku mugabo, kora igitangaza ku mugore. Vuga ngo aka kanya, vuga cyane ngo aka kanya imbaraga zihindura ibyananiranye nibagiwe guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Amen. Yicara Imana ihereze umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Tena haleluya. Tugiye gutanga ituro ry'ishimwe. Reka turakimanuka muri byose. Ubutsinzi bw'Imana bubana n'abantu badukurikiranye, ubutsinzi bw'Imana bubana na buri muntu uwo ari we wese. Ineza y'Imana nibana namwe mwese mu izina rya Yesu. Tubatuye umugisha kuko mukwiriye umugisha. Imana ibereka ikimenyetso cy'ibyiza nonaha mugisohoka. Imana iragirira neza kuko ari Imana y'amahoro. Urakoze kuko Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Amen. Reka nakira kameramani nawe basuhuze sibyo.